Muraho neza bakunze b'inshuti y'Igikoni TV. Ndizera ko aho muri mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gutegura ameza mu buryo busobanutse kandi bw'abasirimu. Rero hano nateguye amafunguro atandukanye, ariko tugiye kurebera hamwe mbese ateguye mu buryo bwemewe busa neza, ateguye mu buryo se ku buryo umuntu ari kureba kumva koko akeneye kurya. Ese uyu muntu aje ku meza we yahera kuki? Ni mu kanya rero. Menya, sobanukirwa ubuzima bwiza, inshuti y'Igikoni TV. Mbahaye ikaze rero mwebwe bakunzi banjye mwahisemo gukurikira iyi channel yanjye. Ni ukuri ndabakunda kandi aho muri hose mujye mwumva yuko inshuti y'Igikoni mbakunda. Tugiye kurebera hamwe rero uyu munsi uburyo bwiza bwo gutegura ameza mu buryo bufite isuku, bunogeye amaso rwose, ku buryo umuntu ahita avuga ati wow, umuntu ateguye ameza pe arasobanutse. Rero nari nayobetse mu mwanya uko byari biteguye, nibyo ngiye gushyira mu buryo. Iyo umuntu agiye gutegura ameza abanza iki? Ikintu cya mbere ubanza kumenya nimba ameza yawe asa neza. Wasanga asa neza, ngiye namaze kuyahanagura nyine, wasanga asa neza rero ugatangira ugategura. Rero iyo umuntu agiye gutegura ameza, ikintu cya mbere abanza amasahani. Hanyuma ngewe rero nateguye ibyo kurya byo mu rugo iwanjye. Ntimugire impungenge ngo mwibaze umuti none se iriya bimeze bite. Nateguriye umuryango nyine. Iyo ugiye gutegura ameza uhera ku masahani, ugakurikizaho salade. Wamara gukurikizaho salade ugahita ureba uti ese nimba ari umuceri watetse, yego nimba ari amakaroni, ugahita uvuga uti ndakurikizaho umuceri cyangwa se ndakurikizaho amakaroni, kimwe mu byo wateguye. Ushobora kuba wateguye amakaroni cyangwa umuceri, nta kibazo, uhitamo kimwe muri ibyo ngibyo ukaba ari cyo utegura ku meza yawe y'uwo munsi. Mara gutegura umuceri cyangwa amakaroni ukurikizaho ibijumba. Uko ngewe uyu munsi nateguye ibijumba, ariko mu mwanya w'ibijumba wahashyira ifiriti, wahashyira ibirayi, wahashyira igitoki n'ikindi kintu cyose wateguye ariko kitari amakaroni cyangwa ibindi bintu. Mukurikire we turi kubana, nturambirwe, unkurikire turarangiza umaze kumenya uburyo bwiza bwo gutegura ameza, kandi biragufasha ndetse biranagushimisha, ndabizi neza. Warangiza rero ukavuga uti ese ku meza yanjye nateguye ibishyimbo n'amashaza n'iki se? Ngewe rero uyu munsi nateguye amashaza. Byangoye kubera ko nabanje kubereka nyine uko amasahani uko yari ameze, ibyo kurya uko byari bimeze, ariko nagira ngo mbereke nyine ko ushobora kugira ibyo kurya ugasanga wabiteguye ukuntu kudashimishije, kutanogeye amaso, kandi hari uburyo bwiza bwo gutegura ameza yawe. Hanyuma y'ibirayi cyangwa igitoki ugakurikizaho ibishyimbo cyangwa amashaza. Hanyuma y'ibyo ngibyo ukareba ese aya meza yanjye ikindi nateguye ni iki? Ngewe rero namaze kumenya agaciro k'imboga za dodo pe, cyangwa amayepinari, shofureri n'ibindi byose. Umva, maze kumenya ibyiza byabyo pe, ntabwo nategura ameza yanjye nsize imboga. Hanyuma rero ukavuga uti ubwo ibi birangiye se ndakurikizaho iki? Ndi hano kugira ngo nkwereke uburyo bwiza pe bunogeye amaso, mukunzi w'inshuti y'Igikoni TV, ku buryo nta muntu uzongera kugucishamo amaso mu gihe yagusuye cyangwa mu gihe nawe uri mu rugo. Tuvuga uti ndategura isosi. Aha mu mwanya w'isosi
ngewe mpamvu mpashyize isosi, ntabwo uyu munsi nateguye isosi y'inyama, ahubwo nabateguriye isosi y'ubunyobwa. Kubera iki? Usanga umuntu nimba yabonye umushyitsi kenshi na kenshi wumva ni inyama, ariko nagira ngo nkwereke ko no mu gihe inyama zitabonetse pe ubasha kwakira neza abantu kandi bakarya bishimye cyane. Rero ahashyize isosi, wateguye inyama zumutse, wahabanza inyama zumutse, wahateguye ifi, ushobora kuhabanza ifi wumukije hanyuma ugashyiraho isosi nta kibazo. Kubera ko mbona ameza yanjye mbanye mato, reka mpindure uburyo bwo gutegura ibisorori kugira ngo umwanya umubone. Yego, nabyo birashoboka cyane. Yego, birashoboka cyane, birashobotse. Noneho rero nkakurikizaho, ntabwo nateguye inyama, ariko nubwo ntateguye inyama nabateguriye amagi. Ni proteine tuba dushaka mu nyama, mu mafi, mu nkoko cyangwa n'ahandi. Bife yanjye rero ntabwo irarangira kuko nateguye na deseri. Yego, ndangije ibyo byose rero nteguye deseri yanjye, ntibagiwe kirda. Hanyuma rero ibi byose iyo ubirangije, umaze kureba neza ibyo wateguye, uha abantu karibu ku meza. Yego, ni ukuri mwiyumvemo ikaze bakunzi b'inshuti z'Igikoni TV, aho muri hose. Ndabakunda kubera yuko mumpa umwanya wanyu, nanjye mbereye hano kugira ngo mbafashe, mbamare impungenge, mbamare kumva urijene. Hari ukuntu ubona abashyitsi ukibaza uti mana yanjye umushyitsi arantunguye nta nyama afite. Ntibizongere kukubaho. Teka isosi yawe y'ubunyobwa muri karitsiye ni desa, cyangwa bitewe n'ubwo ushaka guteka ntacyo bitwaye, hanyuma wakira abakiriya bawe cyangwa abashyitsi bawe neza nk'uko wabyifuje. Inshuti zanjye rero, abari bankurikiye ndabashimiye rwose kubw'umwanya wanyu mumpaye no kubwo amahirwe menshi mumpesheje. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubutaha, ariko wowe tubanye bwa mbere ntugende udakanze subscribe, comment, like na share. Uraba ukoze cyane. Hanyuma rero naho mu kiganiro cy'ubutaha mbereka ukuntu ushobora kwarura ibyo kurya neza ku isahani ukabona ni ibintu bisa neza. Musigara amahoro rero, ndabakunda. Bye. Menya, sobanukirwa ubuzima bwiza, inshuti y'Igikoni TV.